Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizame. Ukeneye kode mbwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko maze gufata agapapuro, ndakeka ko maze gufata agakaramu, ndizera ko maze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe guhindukira. B, birabujwe gusubira inyuma. C, umuhanda unyerera imbere. D, ntibyemewe kugenda mu byerekezo byombi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, birabujijwe guhindukira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, iyo ukibonye uba ubujijwe gukata ngo usubire aho wari uri kuva. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Uburemere bungana iki? A, burenga toni 1. B, burenga toni 2. C, burenga toni 24. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bimanikwa mu mihanda, ntabwo bishyirwa ku binyabiziga. Niyo mpamvu no duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ukeneye kode mbwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Tunabasabire kode nziza. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? A, kilometero 50. B, kilometero 40. C, kilometero 30. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha kuri velomoteri. Noneho ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Ku mavatiri y'ifasi kilometero 75 mu isaha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe
biriya bimodoka bigenda biri kwiceka aba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo nta mategeko ugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500, ni nuhe muvuduko ntarengwa? A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 75 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C kilometero 75 mu isaha. Nari maze kubivuga ku kibazo cya gatatu, nakubwiye ngo amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha, kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange kilometero 60, velomoteri kilometero 50, amapikipiki kilometero 80. Ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Rero bahise babaza amavatiri y'ifasi, nkeke ko gikoze kubera ko nari maze kubikubwira ku kibazo cya gatatu. Kibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? A imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, B mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ntabwo wagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi ngo ugiparike umwanya munini. Oya, ntibishoboka. No mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Murabizi ya mirongo ibiri iruhande ku muhanda iyo icagaguye uba waparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini, ariko iyo idacagaguye iriya mirongo iri ku nkengero y'umuhanda, iyo idacagaguye uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A iteme ridahoraho, B umuhanda utaringaniye, C umuhanda winjira mu kuzimu, D ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kirimo ibinogo cyangwa ahantu umuhanda umeze nabi. Rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, ukibuka ko bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba bari kubwira ngo ugiye kugera ku muhanda utaringaniye, kino cyapa ntabwo kizaba gishinze aho hantu hari umuhanda utaringaniye. Oya, ahubwo uzabanza ukibone mbere, kubera ko murabizi bino byapa biburira bibereye kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bakabikubwira hakiri kare kugira ngo uze kugera aho hantu urushijeho kwitonda. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo numero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira.
waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wasoma ziriya nimero ziba zanditse kuri plaque y'ikinyabiziga. Mu ntera ingana iki? A metero 150, B metero 50, C metero 20, D metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi rise muri metero 20. Ririya tara ribonesha kuri plaque riba byibura ryatuma usomera ziriya nimero zanditse kuri plaque muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wazisoma. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda kirangwa n'amabara akurikira. N'amabara asate: A umweru n'umukara, B umweru n'umuhondo, C buso bw'umweru gusa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Hari icyago kidahoraho. Icyago kidahoraho bisobanuye iki? Niba imodoka yaguye mu muhanda ikawufunga bari kuyikuramo, aho hantu imodoka ntizihora zahaguye, bakita icyago kidahoraho. Cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, ntabwo aho hantu hahora ibitaka byaguye mu muhanda, hari icyago kidahoraho. Rero icyapa cyerekana ahantu muranyura cyangwa aho mberekeje umuhanda kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bakoresha ibyapa bitegeka bakubwira ngo hano hari imirimo iri kuhakorerwa, icyerekezo gitegetswe noneho komeza imbere gusa cyangwa komeza iburyo gusa cyangwa komeza ibumoso gusa bitewe n'ahantu bashaka ko unyura. Ibyo byapa rero biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Amabara yabyo ni ubururu n'umweru. Hano hari ahantu ubonye handitse ubururu n'umweru ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona hari ahantu bavuze ngo ubururu n'umweru, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Utwaye bino binyabiziga bitwara ama essence, hari icyapa kiba kiriho cyerekana ko ibyo utwaye byaturika byafata inkongi. Ni ikihe cyapa? A ni icyapa cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo long vehicle, bisobanuye mu kinyarwanda ngo ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa cyo kuri B kirimo inyuguti, imibare, ibimenyetso by'umutuku. Urebe icyapa cyo kuri C ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa bine ni ikihe kiba kiri kwa biriya bimodoka bitwaye ibintu byaturika byafata inkongi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa nicyo cyerekana ko ibyo atwaye byaturika byafata inkongi. Uri kubona ko kirimo ikirango cy'umuriro. Ndizera ko uramusamo B. N'uyu munsi kiriya kimodoka nikiguca urebe urahita ubonaho kino cyapa. Ndizera ko uramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? A icyemezo cyandikwa y'ikinyabiziga, B uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, C uruhushya rw'agateganyo, D imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Wakoze impanuka,
ese yari impanuka cyangwa nuko wagiye mu muhanda utazi gutwara? Ikintu kizagaragaza ko uzi gutwara ni uko uzaba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. Ndizera ko uramutse mobe, ndizera ko uramutse ukandika agapapuro, rero nicyo cyangombwa cya mbere bazagusaba. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 15 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara abasati: A, umweru cyangwa umuhondo imbere; B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uzarebe ku binyabiziga amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma abatukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Niyo mpamvu duhisemo C. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu cyangwa se nijoro cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, bagomba kugaragazwa imbere n'itara ryera naho inyuma ni itara ritukura. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6 no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Mu mpande hagaragazwa gute? A, itara rimwe cyangwa menshi yera; B, amatara menshi y'umuhondo; C, amatara menshi asa n'icunga rihishije; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. No mu mpande bashyiraho itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndizera ko uramutse D, ndizera ko uramutse cyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, kugira ngo nugerwaho uzabone ibibazo byose warabibonyeho. Ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugiye, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe wifitiye smartphone. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuyaga w'intambike; B, urusaku rwo mu muhanda; C, ikibuga cy'indege; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography ubona ko kana ari kakandi gapima umuyaga, twa tundi duhuhwa tukerekana icyerekezo umuyaga uri kujyamo, nicyo kiri mu kirango. Rero kino cyapa gisobanuye ko ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kirimo umuyaga mwinshi w'intambike, bakabikubwira hakiri kare kugira ngo ujye kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Niba ufunga ibirahuri ubifunge hakiri kare. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro, kubera ko bino byapa biburira ubona hakiri kare kugira ngo uze kugera aho hantu urushijeho kwitonda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo: A, iby'inyuma metero 3, B, iby'imbere metero 2 n'ibice 70, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere ni metero 2 n'ibice 70, igice kirenga ku biziga. Ibiziga baba bari kuvuga ni imipine. Niba ikinyabiziga gifite umupine w'imbere, kuva ku mupine w'imbere kugera aho ikinyabiziga kigarukira ugana imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Noneho inyuma, kuva ku mupine w'inyuma ugera aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana inyuma, aba agomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Impamvu duhisemo B gusa nuko kuri A bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 barekeraho, kandi aba ari metero 3 na santimetero 50. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya noneho babikoze urahita ubikora. Iyo bavuze ibiziga bari kuvuga imipine y'ikinyabiziga, igice kirenga ku biziga kwa zino rukururana. Iby'inyuma bari metero 3 na santimetero 50, mu gihe iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utarabahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Iyo bavuze inzira nyabagendwa no kuvuga ngo umuhanda, ibyo byose aba ari kimwe. Icyo gice kiba kigenewe iki? A, inzira y'abanyamaguru, B, agahanda k'amagare, C, A na B byose ni ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare, igice cy'inzira nyabagendwa. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, n'ubundi uzumve ko hagomba gucamo ibinyabiziga, ariko ngo gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zicemo. Muri make nta modoka yacamo, aba ari agahanda rero k'amagare. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2, B, ni bibi igihe cyose, C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose gutwara uzungazunga uva iburyo ugana ibumoso, uva ibumoso ugana iburyo, aba ari bibi igihe cyose ku binyabiziga ibyo ari byo byose. Wenda se uri kugenda mu muhanda, uri kugendera iburyo, murabizi tugendera iburyo, umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kukunyuraho, cyangwa ibyo mwita kudepasa, yatangiye kukunyuraho ibumoso, isuzunga uva iburyo umusanga ibumoso, urumva uzajya kumugongerayo, bibateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero kugenda uri kuzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose, ntuzigere ubikora. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo telefone igendanwa
urabona ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari wowe wayigure ntugomba kuyikoresha hehe? Hari ibimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Telefone igendanaho ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntuyikoreshe, waba ukimara kuhahita ukagenda uri kuyikoresha. Oya, iyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, ntukoreshe telefoni. N'ubu utwaye kuri kilometero 80 mu saha ugenda uri gukoresha telefoni. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kandi ndizera ko usobanukiwe. Ntiwemewe gukoresha telefoni igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko uwo ari wo wose waba utwayeho, n'ahariho hose waba ugeze, n'ahariho hose waba ugeze. Ndizera ko waramutse utamo D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B, umuhanda uyoberejwe iburyo. C, kata iburyo gusa. D, umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni C, kata iburyo gusa. Icyerekezo gitegetswe no gukata iburyo gusa bakunda kubikoresha nk'iyo hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, cyangwa se niyo habaye nk'umupira muri stade Amahoro. Mujya mubibona hari imihanda bafunze bari kukwereka ibyerekezo utegetswe kunyuramo. Nta mahitamo uba ufite, icyerekezo bagutegetse nicyo butegetswe kunyuramo. Rero hano icyerekezo gitegetswe no gukata iburyo gusa, cyangwa iyo hari umuyobozi ugiye gutambuka ukomeye ukabona hari imihanda bafunze. Rero ndakeka ko waramutse C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Uri kugenda mu muhanda ugahura n'amatungo menshi, ishyo ry'amatungo, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C, kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D, kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Wirinda gutanguranwa n'ayo matungo, ahubwo ukagabanya umuvuduko kugira ngo utayateza ibyago, cyangwa akaguteza ibyago, ugatambukana ubwitonzi kugira ngo utayagonga. Ndizera ko waramutse utamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ubundi iyo ugiye kwirinda icyago ugabanya umuvuduko cyangwa ugahagarara. Ibindi bisubizo bazakubwira ntuzabyemere. Ndizera ko waramutse utamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Ugeze ku kazamuko gashinze cyane, ugeze ahantu haterera cyane, ugiye kuhaterera, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B, gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C, kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D, guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Iyo ugiye kugera ahantu haterera ubanza ukabona icyapa kikuye aho ugiye kugera ku kazamuko gashinze cyane. Rero umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba guhita ugabanya umuvuduko ukaguma ku ruhande rw'iburyo wirinda ibyago. Ntabwo waba uri kuzamuka ahantu hacuramye cyane cyangwa hahagaze cyane ngo unanyuraneho uri kunyuranaho. Oya, uguma ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda wirinda ibyago ukagabanya n'umuvuduko. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwira ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo kurushya rwa burundu, kategori zose kode zirahari, cyangwa niyo kurushya rw'agateganyo kuri provisoire. Ibizamini biri gukorwa buri munsi buri saha, turagufatira kode igihe ushaka. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe. Aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali muri hafi, cyangwa mu buryo bwa online uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda uze twigane mu ishuri, cyangwa uboneka amasaha agoranye kuboneka mu ishuri, cyangwa se uri kure, turakwigisha uduha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 5 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Amasomo aba hari imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kugaruka, tukaba twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza twayikwigisha. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Hari isomo ukeneye ko nkwigisha, ryandike muri comment ukande subscribe, ndishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Hari isomo ukeneye mba navuze ko nayashyizeho ariko ukaba uri kujya kuri YouTube channel ukayibura iyo video cyangwa iryo somo, nyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye, iryo somo ndiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.